nawe mukobwa ijambo ribashigikire ku mutima bajya ngo mupfukame basenge mupfukame bayishe mupfukame mugire iva mu ishuri. we ngwino uhagarare hano nuhagarare hano gusa ngiye nkwereke uburyo nkuzanira umujama hano anamugisa musa ariko tara habyimeze gwe dore sister wanje man kuri kwihuta man uvuye gusega hagarara hano mufotorane man na sister wanje we n'igishibazo mvuye kwisengera aho basobanurire Jemvuye kwisengera ibyo ni ibisanzwe ndabizi kanyamasengesho we si tuba turi kumwe wese tubura buri munsi hagarara ndifotozanya n'umuntu se ndazi byiwe ndazi yo biva nkorera ko ga service nimwigize muntumira mu bukwe ni oya humura ifoto gusa turimo nibyo turimo wowe ifoto y'umuvandimwe ariko nta kibazo itwara nta kibazo gira gutya batakwifa ifoto y'umuvandimwe ariko nta kitwara cameraman ariwe Pasiteri n'ubundi abari mu ivuga butumwa sirikira hano ibyo nakubwira ni umugabo wawe gahunda kubera kubwire kanze gumaho gahoro Pasiteri hano kibazo na aba urasa neza sister wanjye nanjye wamutonesheje byihuse ijambo ry'Imana riravuga ngo Yona yamize ifi amaze kumira ifi ngo kubera ko yayimanuje isosi sauce ngo imubana nini mu byibuhiramo ngo arongera ayita hehe umusozi n'ibyo ubundi bisanzwe kumira ifi nta gitangaza kimwe ahubwo nuko yayimize haleluya mbese muzamaki umugabo wiwe ijambo ry'Imana rivuga ngo icyo Imana yafatanije ushatse wamira ifi ntabwo bitinda n'izina rya abadayimoni bakurimo baceceke
ufite ijambo ry'Imana pastor ntabwo ngenda ntabwo gahunda yo kubishingira ngo mfite hagarara neza ngo ifoto agafoto none se nigifite gahunda yo gushingira reka rero nkwereke wari ukubwira ko ni ifoto haleluya haleluya Imana yagize iti yafatanyije ntawe ushobora kugira ute uyu musore ni mwiza umukobwa ni mwiza uyu ni musaza w'akaba papa baraberanye nanjye pastor ihesha umugisha agira imico myiza kuko turi imfubyi ariko yahawe uburere ariko itegereze neza umukobwa reba vuga ngo niwe itegereze uvuga ati uyu niwe Imana yari yaranyanditse Imana ifatikanye ni wowe yes ni wowe kora hano ni wowe uyu niwe Imana yagize ite muko uyu niwe Imana yagize ite wa kandi ndamuganga yari yarabyanditse kuri reshi ariko ngiwe igihe mwahereye na n'ubu niba ari filime muri gukira ndagira ngo rero baheshe umugisha nk'umukozi w'Imana haleluya amen ndaje baheshe umugisha haleluya oya bigiye kugira gutunga byarangiye basize n'ingendo umunota umwe gusa bigendeje umunota umwe uramuri kumwe noneho nk'umukozi w'Imana haleluya ndagira ngo baheshe umugisha mwibanire uko Imana ari ndebera ntiza akaboko kawe akana akaboko muko mfasha nawe uzana akaboko murabona utudutuki murabona utudutuki murabona utudutuki haleluya utudutuki rero muturebe mwirebe iyi ni iki ni impeta kandi iyi mpeta murabona ko nta gipande kirimo iyi ni impeta y'uruziga icyo bivuze rero ndajya mvuga amagambo mugira ute muyasubiremo murajya musubiramo aya magambo iki ni ikiziriko musubiremo iki ni ikiziriko kitubohanije kikubohanije uzagica uzagica azajya arya ibiryo ntibimanuke uzajya urya ibiryo ntibimanuke niyibeshya agasiga mugenzi we azajya agenda amaguru atambamye uzajya ugenda amaguru atambamye musubiremo muzajya mugenda amaguru agize ate musubiremo muzajya ubikore neza musore ubikore neza iyi mpeta ntabwo ndi kubyumva iyi mpeta mbambitse ni isezerano ry'uko umuntu uzibeshya akitambikamo hagati inkuba izahita igira ite pa usubiremo iyi mpeta inkuba izahita niba wibeshya ukagira ute pa mukibeshya ngo karyama mutambaye impeta hakagira uwibeshya akambara yayivanyemo azajya aryama arota ibikeri biri kugenda bimutondagira subiramo aya magambo subiramo aya magambo subiramo nawe uzajya ugenda ibikeri bigutonda si wowe se kuva uyu munsi rero tubahesheje umugisha isi yose irabibona izuba byose bikwitegera ngewe njyagahunda kandi mugire ubukwe bw'isi ijambo ry'Imana rikuzure musore uhinduke uhindutse nawe mukobwa ijambo ribashyigikire ku mutima bajya ngo mupfukame basenge mupfukame mahesheje mupfukame mugire iva mahesheje turabamenyesha kubana natwe muri Great House Guest nimuze tubane tubafata neza reka tubatambagize tubereke uko iwacu hateye ari kuri reception ukeneye ibisobanuro uraca kuri reception twakomeje n'icyo kunywa reka rero tubereke kandi naho kuzama aho umuntu aruhukira ananiwe hari amadushe asa neza murabona ko harateguye haratuje wahakorera akazi kawe waharuhukira igihe kinini
internet, wifi na breakfast, ibyo birahari, ntugire ikibazo. Turabakunda, mukomeze mutugane. Shalom shalom. Mwari kumwe na Billionaire Fideli ku munsi w'Igitangaza TV. Ibindi wakenera utubaze, turabakunda. Shalom.